Ikaze rero kuri Simbigarukaho live ujye bakabanyita Faustinho. Simbigarukaho neza rakomeze neza cyane, nanjye urabona komeze. Bo ikiganiro cyanjye rero cy'uyu munsi nahisemo ko kibera mu mazi, banze ubereke neza cyane uko byifashe kabisa aha ku mucanga. So uti rero Simbigarukaho kubera iki Simbigarukaho live uyu munsi uyikoreye mu mazi, uki wicaye mu mazi bimeze biki? Abiru banje, inasi zanje, ubwiru bwanjye buva muri Rayon Sport bambwiye buti Simbigarukaho ibyo urimo aho ku Gisenyi bubiretse tubanze tuguha amakuru agezwe muri Rayon Sport bimeze gute muri Murera. Ubu rero tugiye kugana kuri Murera mu gihe cy'iminota 10 gusa, ngiye kubabwira byinshi byavuye mu nama ya Rayon Sport yo kuri uyu munsi. Narababwiye ngo ntabwo nzicara aha ngaha kuri Simbigarukaho live ngo mbabwire ngo Murera ngwizanye umukinnyi noneho ngo ucafire ngo wagatangaza. Nzajya mbabwira ibihari, nzajya mbabwira ibiriho aha ngaha ukurikira amakuru ariho cyane cyane ya Murera. So nakubwira rero wowe utarakanda subscribe, banza winjire mu muryango. Niba ushaka kuba atari babandi baza bambwa ngo Simbigarukaho ngo uvuga Reyo gusa, nujya wicara aha ujye ubizi ko ugiye gukurikira amakuru ya Murera, isaro ry'Inyanza kabisa, Rayon Sport. So bimeze bite rero? Kuri uwa gatandatu habaye inama nakwita niba naje kwa ngo rukokoma, inama karundura ya hatari ya Rayon Sport. Murabizi ikipe iri muri crisis, iri mu bihe bitari byiza, haba mu bakinnyi, haba mu buyobozi n'ibindi byinshi. Ariko ubuyobozi buri uyu munsi bwa Bwana Jean Fidel bwakoze inama yavuyemo imyanzuro iteye gutya ariyo tugiye kugarukaho. Icyambere harimo gutekereza kuri transfer z'ikipe ya Rayon Sport. Izo transfer zirakorwa mu buryo bubiri. Abantu bagiye bavurekarama bati yaba umunyamabanga Patrick namenye, yaba Jean Fidel, yaba abandi bari muri Rayon Sport baguze nabo mwakushize. Icyo ni ikintu ubuyobozi bwarebye baravuga buti samahani koko Reyo irabyemera ko yaguze nabi. Bakaba bahinduye rero strategy z'imigurire. Amafaranga arahari, umuterankunga Skol yavuze iti nta mukinnyi uri bubure, umukinnyi wese yishakira mubona. Ariko ntabwo ari bugurwe n'iyi komite cyangwa se ari bugurwe n'abaguze. Harajya abantu baba experts, abantu b'abahanga muri transfer bazi kugura abakinnyi banyabo. Haciwemo rero ibice bibiri. Ubwo ndi mu nama yabaye umunsi karundura hagati ya Skol n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport hari abakinnyi igomba kugura bahana imbere mu gihugu batanu, abakinnyi batanu. Rayon Sport igomba kugura abakinnyi b'abanyamahanga 8. Uti rero birakorwa gute? Ese baragurwa na Jean Fidel, baragurwa na Patrick namenye? Igisubizo ni oya, ntabwo ari bo babagura. Wenda bo bashobora kuzajya muri transaction z'amafaranga n'ibindi, ariko ntabwo ari bo bagura abakinnyi. Uti rero bimeze gute? Ewana muri hangana sound yo mu mazi, ariko aya makuru mwari muyakeneye nagomba kuyabaha rwose. Barambwiye bativa muri ibyo bintu wagiye kurya isi mu mazi ubanza ubwira abareyo ibyavugiwe mu nama. Rayon Sport yahaye akazi umugabo bita Kayiranga Baptiste n'uwo bita Sogonya Hamisi Tishi. Abo bagabo babiri Rayon Sport yababwiye ati mugiye kujya hano mu Rwanda mudushakira abakinnyi batanu bakina muri champion y'u Rwanda, ahanini biganjemo abakinnyi badakuze cyane badashaje. Bati Rayon Sport ntabwo ari ikipe y'abasaza, ntabwo ari Saudi Arabia cyangwa Qatar abantu bajya gusazirana. Abakinnyi batanu barashakwa n'uwo bita Kayiranga Baptiste na Kishi. Ku makuru yo namaze kumenya, Baptiste amaze iminsi akora wongeweho ni Kishi. Rayon Sport ikaba imaze kubona abakinnyi batatu. Muri abo haravuga umuzamu w'umunyarwanda, haravugwa abakinnyi babiri bakiri bato, hari umukinnyi umuva muri Bugesera. Amakuru mfite nuko ari uriya mwana bita Muzungu waratsinze Rayon Sport ejo bundi. Sinzi niba mumwibuka umwana watsinze Rayon Sport igitego muri match isanzwe ya champion atari icyamahoro. Uriya mwana wo mu winga niyo makuru mfite, ntabwo ari confirmed. Rimo ndababwira ibyavuye mu nama. Iryo soko ryo mu Rwanda harimo abakinnyi babiri bagomba kuva mu ikipe ya Marine. Abo nabo sindamenya neza nyirizina ni bande. Ubwo ni batatu bamaze kuboneka. Kayiranga Baptiste amaze kubona. Hanyuma
abareyo ndabizi icyo muba mutegereje si abakinnyi ba hano imbere mu gihugu. Reyo mureya bategereje abakinnyi b'abanyamahanga intwaro. Reka nimuke kabisa. Ewa ni aya makuru sinagombaga kuyararana. Ndavuze ni kanyaba. Ikiriho rero muri abo bakinnyi b'abanyamahanga, Rayon Sport yamaze kumvikana na company cyangwa se agence igurisha abakinnyi. Rayon Sport yamaze kumvikana n'itsinda ry'abagabo b'abanya Senegal Akomukano Tenez, yamaze kumvikana na company agence y'abasenegale igizwe n'abagabo batandatu. Aba bakorana n'ikipe ya Seke Mimoza, babaye muri projet y'ikipe ya Seke Mimoza, bahawe task yo gushaka abakinnyi 8 bakabazana komite ya Rayon Sport iri kumwe na Skol. Abo ngabo nibo bagiye kwishyura abo bakinnyi 8 Rayon Sport igiye gusinyisha. Itsinda ry'abagabo baba Senegale riri hamwe, aho rizajya rifata pourcentage cyangwa se rizajya rifata amafaranga. Risanganywa abakinnyi, bafite abakinnyi muri Cote d'Ivoire, bafite abakinnyi muri Mali, bafite abakinnyi muri Senegal, bafite abakinnyi muri Gambia. Abo nibo bazagurira Rayon Sport. Nta munyarwanda uzaburimo, nta munyarwanda uzagura ngo bya bindi ngo Rayon yazanye ngo ari Seni Kamara, Rayon ngo yazanye Mugadam, ngo yazanye Funga Ifaso. Abo bagabo bagiye kwicara bagurire Rayon Sport. Skol ikikora no gushyira hasi faranga. Ibyo byavuye mu nama yo kuri wa gatandatu. Mu bakinnyi rero Rayon Sport isanga nkuti biraza kugenda gute. Rayon Sport ifite abakinnyi kuri ubu ngubu 7 bafite amasezerano. 7 uyu munsi nibo bafite amasezerano, abandi bose bari out of contract. Muri abo bakinnyi 7 rutonde ntabwo reka nane rwirukankamo ko ndabibuka rwose. Harimo Serumogo, harimo Hakimu Bugingo, harimo Mitima Isaac, harimo Kanamugire Roger, harimo Iradukunda Pascal, harimo Charles Bare. Undi wa munani inde wa munani Charles Bare, Bugingo, Hakimu, Serumogo, Mitima, undi 7. Undi ntabwo ndi kumukura neza, ariko nabo bakinnyi 7 abo bose barahaguma bo nkubwishye. Abo barahari. Rayon Sport yongera amasezerano abakinnyi 5. Muri abo birubanje rero bambwiye ko abakinnyi Rayon Sport igomba kongera amasezerano. Barimo Mucyo Didier Junior, barimo Ganijuru Elia ariko unashakwa na polisi, ushaka kujya muri polisi. Barimo amakuru mfite uwitwa Simon Tamare, uwitwa Kadime Ndiaye. Abo nabirubanje bamaye amakuru ngo harimo akazi katoroshye. Kumenye se Ngendahimana arongererwa, ese Sabimana Aimable arongererwa. Kuko amakuru afite, amakuru hari umwaxiare, hari umukinnyi wo muri Axe Central ugomba kuva muri abo banyamahanga. Rero iraguramo umukinnyi wo muri Axe. Urumva bitabazamu 2 ntagendutse amahirwe afite. Amakuru ufite nuko abo bahaguma, yaba Simon Tamare na Kadime Ndiaye. Abo bahari. Abo bose rero mu gihe bahari, Rayon Sport nabo bakinnyi 7 isanganywe, kongeraho 5 mu bayisanzwe mu yongera amasezerano bakaba 12, ikongeraho abakinnyi 5 ba hano mu Rwanda bakaba 17, ikongeraho abakinnyi 8 b'abanyamahanga bakaba abakinnyi 25. Umubare bambwiye ni inkuru nkubise kabisa, mbabwira na bareyo ayo makuru atajya kure. Ibyo buyobozi rero ikiri icyo bumvikanye na Skol nuko witwa Mureya ahari hose kwisi, komite igiye kumwegera abe hafi ya Rayon Sport. Icyo abantu bagiye bakivuga, ubuyobozi buriho ntabwo bukorana n'ubuyobozi cyangwa se n'abandi nabagiye bahanyura. Izo nama zagiye ziba zitandukanye, ariko ni nabyo mbwira bareyo. Uyu mugabo Jean Fidel ntabwo ari ibyanjye ngo simbigaruka urakabijya niki, ntabwo ari ukubeshya. Uyu mugabo icyerekezo hari Rayon Sport mbona ntacyo kintwaye, ntacyo gitwaye pe. Niyo mpamvu ngewe njye mvuga ni yagenda yahaguma, gihe cyo ndeba n'icyerekezo cy'ikipe ya Rayon Sport. Kandi niba amafaranga yamenetse, Jean Fidel ni umugabo w'ukuri kabisa mu bigaragara. Ngiye mvuga ni anahawe indi manda, hari icyo yakora kandi kigaragara.
niba ari umuntu wemera ngo hari amakosa yabaye muri Rukitoma, ibyo akaba bikosoye, ikipe ikabivuga ngo reka dushake kampani y'abanyamahanga niyo igiye kugurira Rayon, yubaka amakipe ifatanya n'amakipe mu kubaka. Nkaba navuga ni rero jewe ku giti cyanjye Jean Fidel uyoboye Rayon, hari abo dushobora kutemera ngo abo nabo ndabumva, ariko je ari udasida bakavuga ati foto yose ibigarukaho, fata icyemezo Jean Fidel agumane Rayon ntayigumane. Je navuga ni uyu mugabo agume, mu bigaragara babona ko Rayon Sport ifite icyerekezo. Burya ntibazakubeshye n'umuyobozi wari wese muvuga ngo azaza ayoborereyo udafite amafaranga, ntacyo waba uri gukora ni ukubeshya n'amagambo. Icyambere ni sente, ni inoti zivuga. Ntabwo izi za Yanga, za Simba Sport Club, za Mazembe twarazibonye, bakatumbi baragiye, zari ikipe zisanzwe, ariko igihe ifaranga rihari uvuga ngo dufite aho tuvoma, skori irahari hariya, Rayon Sport aza kuba ari ikipe ikomeye. So singe rero kubabwira ngo umukinyi n'uyu gusa, mwiteguye ko iki cyumweru tugiye kujyamo. Wowe tubana hano kuri Simba Igarukaho live, abo tubana ku Isibo TV na Isibo FM, nizere ko tugiye gutangira kurekura imiriro kujya tubabwira tuti Rayon Sport yumvikanye n'uyu. Ariko ku bakinyi bo mu Rwanda nimwitege babandi bashaje bakuze ba, reka reba abakinyi bo mu Rwanda namwe mujye mu tubwizanye ukuri, babasaze muri champion, kuvuga uti uyu muntu wazanye iki gihe, bikaruta ko wakwigira muri Marine, wajya muri Bugesera, yewe even na Zaita Force ugashakamo abana. Nkuko uyu munsi kana Mugire Roger n'umukinyi mwiza yavuye muri Heroes, uyu munsi ureba abo ba Mucyo Didier baganijuru bavuye muri za Bugesera, n'abana b'abahanga. Ushobora kujya muri Marine, harimo muri umuntu wa Zidane ariko aperi ushobora kuzamwisubiza, uwo nguko aba ari umukinyi wasinyisha. So nkaba nababwirane rero igihari n'iki, igihari nuko ikipe ya Rayon Sport igiye kuza ku isoko ikomeye pe rwose. Ibyo mbabwira ni ukuri, munyizere. Iyo ni inama yasojwe uyu munsi hari hagati ya Skol n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ubwo rero muri make ndumva ari ibyo ngibyo. Reka nanjye nkomeze nirisi shimire Bob, rwose kwa turi kumwe aha ngaha, Bob 24 muramuzi, nawe yogeza izo match za Murera, nawe aravuga ati ewana ogeza ikipe idatsinda ni ikibazo gikomeye. Ongera unyerekera abantu amazi rero, reka nanjye njye kuba nirira gafi usuhuzana pilot aha ngaha kabisa, kapiteni Changirangi ndishimye gukura nawe nanjye ndumurero. Wallahi urumva ko nawe kapiteni hano mu bwato nawe n'umurero. So nibyo rero, ubwo mbashimire, ukomeze mukore subscribe kuri Simba Igarukaho live, tunabana n'ahandi hatandukanye haba ku Isibo TV na Isibo FM. Ubwo ibindi kabisa turi kumwe. Ciao.